Shaka umva. Mwese kutari kwerura kwaye marize iki? Byari fresh kabisa. Ari fresh. Byari fresh. Wose utangiye kuvuga ko ari fresh kundusha? Mariza arumva. Oya Olivier. Ashobora kuba yarakiri n'isugi. None ibyo barago uburenganzira bwo kumundutisha. Utangiye kuvuga ngo yararyoshye kundusha. Utangiye kuvuga ibiki uko? Olivier ntabwo byo nagiye Kangusobanurire. Je namwe mujya mugira se? Yewe. Si umukobwa avuye hehera. Dennis! Oui, Daddy. Come here. Uyu mukobwa ni uwahe? Ntabwo muzi. Fiet! Mais papa. Oui, non. Oui. Uyu mukobwa ni uwahe? Uyu mukobwa se? Umukobwa nabonye yadigiye mwamuzanye. Hanyuma. Yarakizanye agisiga hano. None se Geneme yaramuzanye gusa musiga ahangaha nta kindi? Nyine njye niko nabonye amuzana gusa n'ubundi bari basanzwe baziranye. Ko numvaga Dieme amutereta. Okay. Mbona amusize hano nyine sinzi. Yaramuteretaga. Ntacyo nkeneye ko mubyihutisha mukareba ahandi mumwohereza kuko ngenda ndabona ntakomeza kwihanganira kubana n'umuntu ntazi. Oya Daddy, none se Tukamukura hano. wamuretse akaba ari ahangaha. Oya bigora atadati. Ese ahangaha kumamara iki? Nyine naba ari ahangaha nta kibazo. Ntabwo agomba kuguma hano. Kubera iki sinaguma ahangaha njye ndashaka guma. Nanjye simushaka. Parata. Yego turabikora. Bigutwaye iki? Kuko arakubangamiye. Bingaitseho kuba ari hano wamuretse. Hari ubwo kuryama hejuru. Mbo, okay. Urayegetse ku itegeko rya Daddy. Tuze kureba ukuntu twashakira ubuvuzi bwihuse tumenye ikibazo afite. Yego ariko Daddy. Nta nubwo ibyo nibyo. Bamuvura batabo ntabwo nshaka ava. Nta kibazo. Turabikurikirana. Sibyo? Okay. Pablo amwemereye ngo ntabwo azava hano. Turaje tubikurikirane neza. Sibyo? Tuza mwana. Nyine mubyine. Kabonye kana komba. Iyanga. Kumfasha mbashije. Yego. Turaje tubikurikirane turebe ko twamenya ikibazo afite. Yego urakoze rata Daddy. Wait. Biteze. Yewe. Umva. Umva tuvugane niwe mvugisha. Umva. Sha mwana Olivier, mbacyagiye bura abankoreye akazi man. Genge mbora n'ibintu nakubwira buriya. Ega nta kintu nagukora. Umwana waragiye uramwiyegereza ufatira urabati yewe data we cyazo none batanze akazi. Rero we ntabizi. Ukamereza kari gatsotsemye. Reka. Nuko nabikubwira ntubyumve. Shaka umva. Mwese kutari kwerura kwaye marize iki? Byari fresh kabisa. Ari fresh. Byari fresh. Wose utangiye kuvuga ko ari fresh kundusha? Mariza arumva. Oya Olivier. Ashobora kuba yarakiri n'isugi.
none ibyo biraguha uburenganzira bwo kumundutisha utangiye kuvuga ngo yari aryoshye kundusha utangiye kuvuga ibiki Olivier ntabwo byo nagiye nawe reka ngusobanurire Je namwe mujya mugira se araryoshye ariko ntabwo yakurusha ngeze subize se ariko nawe urenze hari ahantu kuri naringize ngo utangiye kugera undutisha abantu nakuzaniye none kira gikorwa se kurakara shaka naba narengereye nanjye ariko hari ndimo ndarota umuntu y'ikinyunguti nkanguke namwe se hajya hashya gute uko nyine icyo tumva ni iki sawa shu shamba ni izina ry'Imana wewe wanjye Imana yanjye we shamana sosigaye nyemera se ndakaye buriya rero asikiri wajya umenya kushaje kurakara pe ariko niba nyina kandi washaje ukamureka ndashaje se niba Olivier atabibona ubibonye ubu se n'ubu ufite amaso rero abakecuru gusa yego n'ubu uzikora abakecuru gusa ubu uri kubona type ya cyari baby mana yanjye apfa kutabibona gusa ibyo bintu byahuriye bimirari ntabwo nzi byari byo ashobora kuba atari neza cyafite ikibazo cy'amaso zababwiye ariko ubona hari ikibazo urakubiye mu ngingo zose uri hejuru kabisa koko ndakwemera ikindi kintu iyo kinkora ku mutima buriya nukuntu wampinduriye ubuzima nsigenza neza kabwa gusa urakabwa ushimishwa nuko umugore aguhindurira ubuzima neza kumindurira ubuzima urumva ari ikosa umuntu ufite imbaraga n'ibigango nk'ibyo ufite none ntakora se akora iki se nta mushahara ahembwa amafaranga bampaye akampindurira ubuzima uri kumva wa amafaranga namuhaye akazi se hari ikibazo kugira ubwo rero nta sheri ufite ugize ishyari ngo baravuze ngo arankunda wuzuye wabona ari sheri itonde we mabuja nawe arabizi wamubaza neza ku ngingo ngeraho fresh mabuja sibyo atari sheri nako ntabwo kiri mabuja ubu ngubu oya rwose ntukaranyite mabuja pe ntukanyite mabuja ntabwo ndi nyokobuja ubu ni sheri uyu nguyu mbona umuntu ukugerera ku ngingo yitwa uyu ni madamu wanjye w'ahazaza uyu nguyu yakugereza ku ngingo aho ushaka ka none iki tumva ni iki ahubwo ufite ikibazo wowe umukobwa nko muri aho ngaho njye nta kibazo mfite nanjye ndi kumushaka nimubona bura zabigenza neza cyangwa bigenze neza ahubwo zo mu gihe utaramubona ubayeho mbayeho neza ko hari ibintu byiza mbayeho neza kuko sinanashaka umuntu type yanjye nkamwe ndi kureba urabona tutaberanye tutajya aho tutajyanye se hehe turajyanye mwihorere bise biramureba ahubwo wowe nukomeza kwasama gutyo uzabura aho ngaho warabuze sheri ukomeza wasanga wasanga kigenda kibenga abasore ntago bari type ashawe urambabaje kabisa bya type se ni ibiki umuntu ufite wawe mwumvikana ku bintu niwe mushije bundi ukwiriye nabyo wivisha ngo ngiye wikize ni uri proud yo cyane yo no kuri ageza aho papa Mariza atageza ntabwo se yagezeyo gute urabona bangana uriya musaza urabona bangana amaraso y'umusore n'amaraso y'umusaza byahurira umva Imana igutabare kire Imana igutabare nta n'ahantu bahuriye rero uca rubizi okay ndabona wongeye kunyura ko nashira mfite nanjye ndi kumushaka kandi nzamubona vuba Imana igutabare kabisa imuguhe kabisa imuguhe rwose pe nawe ni mwinjoying imuguhe naho twebwe nuko dutekerezaho cyane rwose Olivier nta kibazo nta mutima mubi nukamurebe nabi nurikijisho reka Olivier nta kibazo ngiye nazamenyere aha nzaba mbarirwa kabi no kugira mama w'ikirayi avuze ngo iki siko mamtisoni zo kukwita mama uyu ni mama wawe sinakobyaye se uyu ni mama wanjye nagwa rubizi ntashaka kutabimbwiza cyamba twabonye ibintu byinshi akaba karandenzeho ufite igikobwa cyiza ongera unsuhuze genda abantu sindakwera ariko urirata abya rukobwa rwirata ariko ni mwiza ntabwo twakomeje kubana ariko n'umukobwa wanjye yaramaze iminsi abaye Uganda se mukobwa kumaze iminsi nkubona ahangaha bite byawe wowe ushinzwe icyo mbaza ibyo ngibyo nivugiraga ariko wivugiraga ariko kuba icyo abantu b'iminsi musigaye mugira umunwa muremure ntabwo ari umunwa muremure buriya iyo ubonye umuntu mushya mu rugo ugomba no kumenya aho ava n'aho mva jya unyaho weretswe sibyo
jya umenya amagambo mbwira nayo utakabaye umbwira. nihitiraga mukobwa nene sura vayo ukajya Birakureba? Byo ntabwo bikureba. Kumbona ufite umushiha n'umunabi bite. Kwanza ubundi Mariza rero ko ntigeze mubona. Ubu urinde ushaka Mariza kutanyibwiye. Abantu b'iminsi mumva mugoranye. Ngiyewe mfite icyo mfana na Kerenia. Hano ndi ni wacu. Kuko ni muri bene wacu. Ko ntakuzi. Ahubwo wowe uri. Wabagahe? Wowe urinde ufite amagambo menshi kuko azamariza ari he ko nabona nigeze mbona. Nyine banza umbwire wabagahe kubera icyo uri kuzubaza Mariza cyane. Nkaba ntakuzi. Mana yanjye. Ngiye nabaga Uganda. Navuyeyo naje hano muri bene wacu. Ngo mbwira Mariza ari he? Mariza sura muzi? Uburi kundi kukubaza Mariza kubera ko ntamuzi. Ni muri bene wacu kandi hano ni kwa Mariza. Okay, ni mahire kubuzi Mariza. Ariko aho Mariza ariho uko biri birashoboka ko arimo aragenda amera neza. Yabaye iki ku buryo agenda amera neza? Mu minsi yashize yarashimuswe, ashimutwa n'abantu tutazi. Gusa nyine umuhungu w'inshuti ye yaje guhita amufata aramwiyegereza. Arashimuswe. Iki cyabwiye ko yashimuswe? Ko tutigeze tumubona kandi iyo ngubu nonaha ari hehe nyine? Ari kwa sheriwe. Sheriwe? Yego. Mariza sagira sheri kiriya kintu cy'igiturage cyo cyambaye ibintu by'ibijipo bidafite na gahunda. Siko numva ufite umutima mubi mukobwa. Se urese ukameze birakureba. Urimo urumva bitandeba? None se wese umuntu birabiguteye yambara ntago yagira umusheri. Sheri watuye? Aha, sheri watuye hirya hariya. Ndumva nshaka kumureba. Ushaka kureba Mariza cyangwa ushaka kureba Sheri? Ndashaka kureba Mariza. Okay. Wanjyanayo? Aka kanya se? Nta kibazo. Oh. Dore. Okay, mukanya ndakuvugisha ujyane. Umukobwa garuka mbanze nkubazeho gatoya. Mwana kuri kugorora bite byawe? None se kuri kwihuta nyine. Nihuta so ugenga ibyo nkora. Ya ntagaruka ugenga ibyo ukora urareba. Gusumana ko muntu ufite amagambo menshi ubundi vipi? Ntagara amagambo menshi. Ni iki? Ntagara amagambo menshi. Wowe ufite akamenyero n'agasuzuguro kasanzwe. None se ubu ngubu tugiye guhita tugenda ntakwibwiye utanyibwiye muri make urumva. Okay, ngiye nitwa Sam. Ndi murumuna w'umutware wo muri uru rugo. Gusa nawe niba bitakugoye wanyibwira. Je wanyita Nina. Witwa Nina? Yeah. Oh. Okay, ni byiza noneho. None nagenda. None se Uganda wakoraga iki? Siko numva uri kugenga ubuzima bwanjye cyane. Uri maneko uri iki? Oya ntagaruka ubugenga. Numvise uri gushaka Mariza none se ushaka nakubwiye ngo hano ndi ni muri bene wacu. Kuba namenya rero Mariza n'amakuru ye ndumva nta kibazo kirimo. Okay, none se basi wadufashije ukamujyana Uganda. Uganda. Nanjye ndimo ndavayo mahunga ninanyiza njyane kira kigoryi ikintu kimeze nk'ikitagira ubwenge. Byango nizezenge. None se ko mwese ikigoryi kandi numva nyine ufite amatsiko yo kumureba. Umurambiye gusa. Kahoda. Muso mukobwa n'ishyamba. Ragenze ndabona. Si uwo mukobwa umuntu azamushyikiriza Mariza we ntago azamuri gasura. Na nyina wabo arenda kumwica. Ase bro, ubundi kiriya kintu utindikiye hariya kirimo iheza aho. Kiriya gikobwa kirirwa kikurura ahangaha ubundi vipi zacyo. Ariko igihe nakubwiye ntabwo wumva. Numva iki? Narakubajije akuryama hejuru. Agutwaye iki? Ibyo kundyama hejuru ibyo byose si bindi abico nshaka no kava ahangaha. Reka nkubwire. Utume ntakara umutwe aka kanya. Wahutaye. Narakubwiye ngo azaguma aha tuzabanamo. Ntabwo bishoboka nzakora icyo nshaka cyose kandi azava hano. Kuko urinde muri uru rugo se. Kuko ndi njyewe Fiyete. Mwana wa dadi. Dadi yavuze umwana ntaguma aha.
urinde ushaka kujya hejuru ya dadi noneho se nahava bizagenda bite ntabwo azahava nubona yahavuye ntabwo azahava akira kabika akira akira azahava reka nkubwire Fiyete ntutume nakugirira nabi turumvikana ntunzamure isukari we urumva mwateje urusaku bite wese bite byawe bite byawe akabana b'iki gihe mwese wowe na mushiki wawe muri gupfa icyo ubonye mumbarize ejo bundi duherutse ko watwicanga muri salo na dadi urumva ntuzi umukobwa waje aha ngaha cya kintu cy'ibishipo bisanga kiba kiryamye hano n'ibipira ntazi ukuntu bimeze wimusebya aha icyo ngicyo rata ukunda ko kira nicyo ari kuvuga kiri uriya mwanda w'ama nakubwiye wowe wowe genza make aho jya umenya imyaka yawe ufite iyo ufite yose ariko sereka nkundi nkubaza ko nta kintu abatwaye ari kukubwira gusa kuba ari ahangaha bibatwaye iki njye nshaka kukubaza ikibazo kimwe ukunda kiriya gikobwa ibyo se urabimbariza iki nibyo nshaka kumenya kuko ndumva ibintu byose uri kumushyigikira akaguma ariko se ko mbona mwebwe muri mwe nta n'impuhwe mugira muri mwe none se ari hano nk'iki none se kuba hano bigutwaye cyo kuryamaho ubundi se wowe kuba yavana agatumuka akagenda akareba iyagwa byagutwara umwanzuro n'umwe w'ifite nta mwanzuro n'umwe uzafata ngo wumvikane azaguma hano forever urumva kandi najya n'umuntu umuvuga kandi ahubwo azagenda nawe ushobora kumukurikira inde ushobora kumukurikira dore ye njyahe ujyanye aho abandi bato Deni nshaka kukubaza uriya mukobwa wamubonyemo iki nibarinda yagutwaye iki se ngewe ikibazo nshaka kukubaza wamubonyemo yari yakubwira nabi ahubwo se ubundi kiriya kintu ngenda kwibaza wakibonyemo iki kajya kimubaza utari kunsubiza kiriya kintu nicyoza amasahani hano mu ntebe bigufasha iki n'iki muri wowe bikungurana last reasons icyo mvuze nuko atazava aha ngaha mwanjye azahava namwe mwese muzava aha ngaha muzagenda bajya hehe ahasigare maze ndebe icyo mukora we enda uhasigara ngasigara hano uriya muginga ari kwibeshya ubundi musaza wawe afite ikihe kibazo ndaje ndagikorera inkono ishyushye kiriya gikobwa ahubwo fenge hari ikintu nshaka kukubaza iki kintu ngiye kukubaza ukimfashemo kandi nshaka ko iri joro uriya mukobwa atongera kurara hano ahubwo se icyo kintu ukizirikane umbwira iri joro ahubwo iyo mbwira isaha imwe upfa kubimfashamo gusa Olivier ni ukureka nkubwire nari nafushye mbona numvaga nenda guturika ahubwo amahirwe wagize nuko umwana wanjye yari ahari ufuhira mariza ubu urifata uvuga ngo umuntu ngo yari ameze fresh ngo yari aryoshye kubi ngo yari isugi ngo ibiki numvaga wenda guturika umujinya wanyishe wowe wirebye agaciro ufite uko usa uko uteye ubona uriya ngo ni mariza yanagukurikira none ko wari ubivuze mu kanwa kawe oya buriya nuko ari ururimi rwari runyereye ariko nyine nawe urabizi ko gucika biba okay muri iyi minsi rero ahantu duheruka kujya kandi yanga byakunda nyine tugomba gutembera tukishima tukajya kurya isi tukumva nyine ukuntu ubuzima bumeze bivuga ngo vuba aha ngaha tugomba gupanga agatripu tukagenda tukenjoyinga tukarya nyine bya bindi byose twanari nkumbuye nko kusha bya bindi byose nta gisigaye niyo mpamvu nkwemera tukabikora tugataha twemye kuko ndumva rwose ntazi ukuntu bimeze ariko uzi ko kuva twatangira gukora nyine ziriya gahunda zacu nsigaye numva nkukunda byatari yego cyane mva ntugatume mfuha buriya ejo bundi uzajya ubona udukobwa
ukiri gute dore aravuze ngo umukobwa wanjye ni mwiza Nta mukobwa. ushobora kunsangira nta n'umwana mukobwa wanjye ukuruta ni ukuri Olivier neza hari umukobwa ukuruta ndagukemanga Aya. ndagukemanga ni ukuri biriya bintu ntabwo ari byo kuko buriya uramutse ushatse gukunda undi muntu ukabinyereka ushaka nuko waba ushaka kunsaza ntabwo nzakubabaza watuma nkubura ushaka kundwaza umutwe gusa kuko ibyo bintu wabinkora subize se ko naguhaye isezerano ko nazakubabaza uzigera nkora ibyo bintu pe ntabwo rwose watuma mbabara nk'uko wabinsezeranyije nyine uzajya wihanganira indi sezerano nzabikora kuko nanjye urabizi hari ikintu njya musezeranya ntitugikore wangirije ku bintu iyo byinshi nkubwiye ngo tugire gutya simpita mbirangiza cyane rero nawe ibyo mba nshaka niba dupanze gahunda umenye ko ari gahunda ahubwo aho hantu wari uvuze tuzagenda ryari ndabipanga vuba aha hashoboka ube witegura utere agapasi neza icyangwa ugishyire ku ruhande ko sinshaka ko tuzagenda bakajya bakora nk'uko bakorewaga mbere ya myenda yose banzaniye cyane ugomba kuba wifunze ku buryo bavuga ati cyakoze kabisa sibyo ntarebe nyine tu koze ko uri kwigira hirya rega nawe no kwegerana buriya subize se ko mba ngira ngo tube turi kumwe twegeranye ngo nta kintu duheruka gukora urankumbuye usigura ngo gukumbuye gute nanjye ndagukumbuye dukuramo agapira nta kibazo